Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba, ndabaramukije bakundwa mu mwami. Ubuntu bw'umwami wacu Kristo bugwira imitima yanyu. Ni mwene So Mutuyemu Jean Pierre ubaramutsa, nje gufatanya namwe mu ijambo ry'Imana. Ndagushimira wowe udahwema kubana natwe, utega amatwi ijambo ry'Imana, kandi ntashidikanya ndizera ko rigenda riguhindura uko bukeye n'uko bwije, uva mu bwiza ujya mu bundi. Wifurije iterambere mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, kubera ko mu isi y'umwuka iyo twubashye Imana, ni naho mu mwuka barema n'iby'uyu mubiri byose tukabyakira, kubera ko kubaha Imana gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Ntabwo wibeshye gukurikira ijambo ry'Imana, ntabwo wibeshye gukizwa, Imana iguha umugisha, harimo inyungu z'uburyo bwombi. Ndagira ngo kandi umfashe gushimira abambanjirije muri iki cyumweru kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi badufasha, kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha, ndetse tuboneraho no kwibukiranya ko tuzasubira ku wa mbere. Imana ibaha umugisha. Mwarabyumvise, twasomye, turimo turiga ku rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Hanyuma rero ngeze ku bice 5 ndetse n'igice cya 6 niho tugiye gusoreza muri iki cyumweru. Igice cya 5 gikubiyemo amasomo ndetse n'icya 6 tugiye kurebera hamwe. Umurongo wa mbere w'igice cya 5 uravuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Imana itugire neza. Uraza gusanga ku murongo wa 7 hari impamvu yamuteye kwandika ibyo. Aravuga ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira ukuri? Imana itugire neza. Ahangaha nk'uko bimeze n'uyu munsi mu matorero menshi yababwirije ubutumwa bwiza. Murabizi ko Paulo yari umubwiriza butumwa w'abanyamahanga. Abagalatiya nabo ni igice cy'itorero ry'Igalatiya, kandi mu gice cyitwa cy'abanyamahanga. Hanyuma rero ababwiriza iby'umusaraba, ababwiriza ibyo urupfu rwa Kristo no kwihana no kwizera. Bamaze gukizwa rero, itorero rimaze gukura, hanyuma yumva amakuru ko hadutsemo abandi bantu bazana inyigisho z'ibigendanye n'amategeko ajyanye no gukebwa, ibyo kwa Mose. Hanyuma rero atangira kubahugura kuko bari barimo bavutswa iby'ubuntu no kwizera. Ababwira ko nibashaka gukebwa ubwo bagiye kujyamo umwenda wo gusohoza amategeko yose, ahubwo ababwira icy'umumaro gikomeye kiruta ibindi. Arababwira ku murongo wa 16, arababwira ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Imana ishimwe. Ababwira igikomeye kuruta ibindi, nari nacyo gikubiye muri ibi bice 5. Arababwira ngo nimuyoborwe n'umwuka wera kuruta uko mwajya gushaka amategeko, kubera ko amategeko ntabwo yigeze atuma umuntu asohoza gukiranuka kunejeje Imana, ahubwo mu kwizera Kristo, kwizera umusaraba n'amaraso bye, nibyo bitwoza umwuka n'umubiri n'ubugingo, bikaba bizima, tugashimwa imbere ya Data, akatwita abakiranutsi. Umuririmbyi uko yararirimbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza
ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi anyitukiranutse. Amen. Hanyuma rero icyo nicyo nkwifurije, shikama muri ubwo buntu bw'umwami. Ariko akibaganiriza arababwira ngo ubwo buntu bw'Imana ntabwo butanga uburenganzira bwo gukora ibyo kamere irarikira, ahubwo arababwira ngo ubuntu bw'Imana bwaje kugira ngo tuyoborwe n'umwuka, hanyuma twere imbuto zikwiriye ab'umwuka nyine. Ababwira imirimo ya kamere irimo gusinda, irimo gusambana, irimo ibiteye isoni n'iby'isoni nke, ababwira ibyo kurwana, ibyo kwirema ibice n'inzangano n'ishyari, arabibabuza, ahubwo abahitiramo igikwiriye, kandi ari nacyo umwuka wera avuga. Arababwira ku murongo wa 22 abibutsa iby'imbuto z'umwuka, ababwira urukundo, ababwira ko ukijijwe agira ibyishimo, ababwira ko agomba kugira amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana iguhe umugisha, genda ugira ibyo, nawe nta mategeko azaguhana. Hageze mu bice 6, igice cya 6 atangira ku murongo wa 1 avuga ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Atwibutsa ko uguye akava muri twe tudakwiriye kumuvuga, tudakwiriye kumuciraho iteka, ahubwo dukwiriye kumusanga tukamugaruza umwuka w'ubugwaneza. Dufite devoir nge nawe, dufite umukoro wo kujya kureba abacu bacitse intege, baba abari Burayi, abazungu batuzaniye ubutumwa bwiza, baba birabura, baba abandi bose bacogoye, tubagaruza ubugwaneza, tubabwire ngo imbabazi ziracyariho. Imana iguhe umugisha. Muri ibi bice 6 kandi ku murongo wa 7 hari ijambo rikomeye, aravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ku murongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 riratwigisha gukorera Imana tukabiba, kubiba imbuto, kubiba dukoresheje ubutunzi bwacu, ntiducogorere gukora neza. Aranatubwira ngo kandi nitugira neza cyane cyane tubungabunge, duhere mu b'inzu y'Imana, kugira ngo baticwa n'amaganya, kugira ngo batagwa bishwe n'ibibazo, ahubwo twige gukoresha ubutunzi Imana yaduhaye. Abashonje tubagaburire, abambaye ubusa tubiteho, abarwayi ndetse n'abandi badukeneye buri munsi ku munsi ku wundi, cyane ko mu minsi y'imperuka urukundo ruzakonja. Ariko abwira Abagalatiya ngo mwige gukora neza, kuko ubibira mu mubiri we azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruriramo ubugingo. Witoze gukora kugira ngo uzagire imirimo myiza izaguherekeza. Hanyuma agihugura murongo wa 12 uraza kureba, ariko nsoreze ku murongo mwiza cyane yavuze. Ni umurongo mwiza utangaje, avuga ibyirato bye ku murongo wa 16. Aravuga ngo ariko ngeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba. Haleluya! Keretse umusaraba wa Kristo. Imana ishimwe, kuko wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabibera nk'ubambwe. Umusaraba wa Yesu dukura mu isi ikatubona nk'ababambwe, natwe twayireba tukamera nk'ababambwe. Nta kindi, umusaraba ni wo bendera yacu. Mwifurije kuguma mu musaraba wa Kristo, kandi mwifurije kuguma mu ntsinzi duhabwa no kwizera ubuntu bw'Imana. Ibisigaye mbifurije weekend nziza, umugisha Imana itanga n'amahoro bikomeho uhereye none n'iteka ryose. Amen. Umugisha w'Imana ubane nawe.